Tekereza kubaka umutungo ukamara imyaka 20, 30 cyangwa se 40 uwubaka, ukagira inzu zihenze, amasosiyete akomeye, imodoka z'akataraboneka, ukubahwa n'abayobozi n'umukuru w'igihugu, abantu bose bakwita umuherwe, hanyuma mu myaka mike gusa ugahomba byose wahize imyaka irenga 30. Hari abantu benshi batekereza ko iyo umuntu amaze kuba umuherwe aba ageze ku iherezo ry'inzozi ze, ariko amateka agaragaza ko ubukire bushobora kubakwa ariko ugahomba byose mu gihe gito utabyitondeye. Mu Rwanda hari abantu bageze ku rwego rwo kuba bamwe mu bakire bazwi cyane mu gihugu, bamwe bari bafite inganda, abandi bafite amabanki, amahoteli, inyubako z'agaciro zihagaze za miliyari, abandi bafite ububasha muri politike cyangwa se mu bucuruzi. Ariko nyuma y'igihe ubuzima bwabo bwarahindutse bitunguranye. Bamwe baguye kubera amadeni, abandi bagwa mu manza, hari abafatiriwe imitungo, hari abahunze igihugu, abandi imitungo yabo igurishwa muri cyamunara, ndetse hari n'abarangije ubuzima bwabo bari kure y'ubwami bw'ubukungu bari barubatse bitewe n'imyumvire bafite. Ariko se ni bande bari kuri uru rutonde? Ni iki cyatumye batakaza imitungo yabo kandi uyu munsi babayeho bate? Iri ni ryo somo ry'uyu munsi ugiye kwigira muri iyi nkuru. Muri nkuru n'ubundi tugiye kurebera hamwe amateka y'abantu 15 bigeze kuba mu bakire bazwi cyane mu Rwanda, ariko umutungo wabo uza gusenyuka bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo biri bukubera isomo rikomeye cyane uzagendana ubuzima bwose. Muri abo bakire 15 bahoze bakomeye ariko ubu bakennye, ntibifuza gusubira hasi ahubwo bifuza gutera imbere kurushaho. Ariko hari amakosa bakoze ndetse n'ibibazo bahuye nabyo ushobora kubyumva bikazakurinda mu gihe nawe utazi. Rero ngo ikaze cyane hano ku muyiro mugari w'amakuru agezweho ndetse n'inkuru zizewe Rwanda News. Reka twinjire muri iyi nkuru mu buryo burambuye, ari nako mwibutsa gukora kuri subscribe kugira ngo byose bice bijye bikugera ku gihe mu buryo bukoroye cyane. Ngiye tubana n'isogo, ikaze cyane. Turahera rero kuri Edouard Bamporiki, no wa mbere kuri iyi list. Inkuru ya Edouard Bamporiki ni imwe mu nkuru z'abantu bazamutse bava mu buzima busanzwe bakagera ku rwego rwo hejuru. Yavukiye mu cyaro cyo mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, aho yakuriye mu buzima butari ubw'abifashije cyane. Nubwo atari afite amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu ntangiriro z'ubuzima bwe, yari afite impano ikomeye mu kuvuga imivugo, gukina filime no gukora ibikorwa by'ubuhanzi. Yamenyekanye cyane ubwo yakinaga muri filime yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga yitwa Umunyurangabo. Iyi filime yamuhaye amahirwe yo kumenyekana cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Kubera rero uburyo yari afitanye umubano ukomeye n'urubyiruko ndetse n'ubushobozi bwe bwo kuvuga neza Ikinyarwanda no gutanga ubutumwa, yaje kwinjira mu nzego zikomeye z'igihugu. Yabaye umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, aba perezida wa komisiyo y'igihugu y'itorero, ndetse nyuma aza kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco. Uko yazamukaga muri politike ni nako umutungo n'ubuzima bwe byagendaga bizamuka. Yagaragazaga ko afite ibikorwa by'ubucuruzi, ishoramari ndetse n'imibanire n'abantu bakomeye mu nzego zitandukanye. Rimwe yigeze kugaragaza ko rwose akomeje gukira cyane, aho ngo ageze ku mutungo wa miliyari irenga. Yari yarageze rwose ku rwego rwo kwiyerekana nk'umuntu wihangiye umutungo kandi ufite ejo hazaza heza mu bukungu. Ariko ibyo ntibyatinze, kuko muri Gicurasi 2022 ubuzima bwa Edouard Bamporiki bwahinduye isura. Yafashwe akekwaho kwakira ruswa y'amafaranga miliyoni nyinshi yari avuye ku mucuruzi washakaga gukemurirwa ikibazo runaka. Nyuma rero y'ibi birego yahise ahagarikwa ku mirimo ye n'umukuru w'igihugu ndetse ashyirwa mu maboko y'ubutabera. Nubwo rero yaje gusaba imbabazi no kugaragaza ko yicujije, urubanza rwe rwarakomeje. Urukiko rukuru rwaje kumukatira igifungo cy'imyaka 5 ndetse runamutegeka no kwishyura ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo rero hashyirwe mu bikorwa ibihano by'amafaranga ndetse n'ibyemezo by'urukiko, umutungo we wagizweho ingaruka n'ibikorwa byo kuwufatira, aho imwe mu mitungo ye n'ubundi yafashwe itezwa cyamunara mu rwego rwo gukemura ibibazo yari yateje. Ibi ngibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku mutungo yari afite. Nyuma rero yo kumara imyaka muri gereza y'amageragere, Edouard Bamporiki rwose yaje kugirirwa impuhwe, ahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika maze ararekurwa. Ariko ubuzima bwe bwari bwarahindutse cyane. Yatakaje umwanya wa politike, ububasha yari afite ndetse n'icyubahiro yari yarubatse mu myaka yashize. Uyu munsi abayeho mu buzima butuje kure y'urumuri rwa politike n'ubukungu yari yaragezeho mbere.
imwe mu mitungo ya Bamporiki Edouard yarafashwe itezwa cyamunara nk'uko nabikubwiye. Izo nkuru twagiye tunazigaruka mu bihe bitandukanye tugusobanurira imwe mu mitungo Bamporiki Edouard yaratunze ariko yaje gufatirwa itezwa cyamunara bitewe n'amanyanga n'ubundi yagiye agaragara Bamporiki yakoze mu bihe bitandukanye. Kuri ngubu rero bitewe n'igisebo cyamugiyeho ndetse bamwe mu bantu rwose bamwizeraga bari bamufitiye icyizere n'ubundi ntabwo bakimufitiye icyo cyizere, ntibakimubona nka Bamporiki wa mbere. Ibyo ngibyo rero byagize ingaruka ku buzima bwe, aho imitungo yari afite yayibuze ndetse n'uburyo ki yakongera kubaka ubuzima bwe biragoye cyane. Twihuse rero kuri iyi liste ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Uwimana Josiane wamenyekanye nka Nyiragasazi. Uwimana Josiane uzwi cyane ku izina rya Nyiragasazi yari umwe mu bagore b'abacuruzi bari bafite izina rikomeye mu Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'imitungo itimukanwa n'ubucuruzi. Yazamutse avuye ku rwego rusanzwe akoresha ubuhanga bwe mu kumenya amahirwe ari mu ishoramari ry'ubutaka, inyubako n'ibikorwa by'ubucuruzi. Mu myaka myinshi yashoboye kwegeranya umutungo munini cyane ugizwe n'ibibanza by'agaciro, amazu y'ubucuruzi n'izindi nyubako zitandukanye muri Kigali. Nyiragasazi yari umwe mu bagore bakomeye cyane bikorera kandi bakize kurusha abandi mu gihugu. Nyiragasazi niwe mugore wa mbere mu Rwanda uri ufite amafaranga kurusha abandi. Yari afite ibibanza ahantu hakomeye, zimwe mu nyubako muzi mu mujyi wa Kigali zegereye nk'inyubako ya Kigali Convention Center. Bimwe muri ibyo bibanza n'ubundi birimo izo nyubako zegereye Kigali Convention Center byari iby'uyu mugore, ni nawe wagiye ubigurisha mu bihe bitandukanye. Rero nawe ibye ntabwo byatinze cyane kuko n'ubundi kugwa kwe k'ubucuruzi ahanini kwari gushingiye ku nguzanyo nini y'amafaranga yavaga mu mabanki y'ubucuruzi. Ariko nanone amakuru avuga ko umugabo we yari umukire ukomeye cyane kuko ni umunyamahanga, ni Umubirigi. Uyu mugabo rero baje n'ubundi gutandukana bakora divorce, bikaba rero bikekwa ko ari byo byagize ingaruka n'ubundi ku butunzi bwa Nyiragasazi, ndetse yigeze no gutabwa muri yombi ashinjwa gutunga intwaro. Izo nkuru twagiye tuzigarukaho. Mu by'ukuri iyo myenda yari afitiye amabanki akaza gukora divorce byamugizeho ingaruka zikomeye cyane, ahomba amazu, ubucuruzi ndetse na bumwe mu butaka yari atunze bugenda butezwa cyamunara bugurishwa n'ubundi kugira ngo hishyurwe indishyi yarabereyemo amabanki. Nyiragasazi rero kuri ubu ngubu yavuye ku rwego rwo kuba umwe mu bantu bari bazwi cyane mu bucuruzi bw'imitungo ajya mu buzima butuje cyane kure y'amaso ya rubanda, aho kuri ubu ngubu bivugwa ko atakiri ku butaka bw'u Rwanda, asigaye atuye imahanga aho abana n'abana be. Yasanze n'ubundi abana be baba iyo ngiyo imahanga. Kuri ubu ngubu nibo n'ubundi bamufasha mu bigendanye n'imibereho ya buri munsi ngayo nguko. Kuri iyi liste rero ku mwanya wa gatatu turasanga n'ubundi Rujugiro Ayabatwa. Rujugiro Ayabatwa benshi mu Banyarwanda muramuzi. Rujugiro Ayabatwa yari umwe mu bacuruzi bakomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Yari yarubatse ubucuruzi bukomeye mu gukora itabi, bukaba rero bwari bufite agaciro ka miliyari z'amadolari. Niwe washinze Pan African Tobacco Group, ikigo cyari kizwe cyane mu gukora no gucuruza itabi ku rwego mpuzamahanga. Mu Rwanda kimwe mu bikorwa bye byari bizwi cyane ni Union Trade Center cyangwa se UTC, ni inyubako y'ubucuruzi i Kigali iherereye i Kigali n'ubundi yari nimwe mu nyubako z'icyitegererezo mu iterambere ry'ubucuruzi bw'igihugu. Iyi nyubako yari ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari kandi yari ikimenyetso cy'ubushobozi bwe mu bigendanye n'ubucuruzi. Rero nawe ibye ntabwo byatinze mu by'ukuri n'ubwo yari afite ayo mafaranga yose. Ibibazo bye mu Rwanda byatangiye nyuma y'uko habayeho kutumvikana gukomeye hagati na leta y'u Rwanda, bituma ava mu gihugu gitaraganya ajya kuba mu buhungiro. Nyuma rero yo kuva mu Rwanda, umutungo we wari usigaye mu gihugu wagizweho ingaruka n'amategeko ajyanye n'umutungo udafite nyirawo cyangwa utitaweho ndetse n'ibindi bibazo by'amategeko. Mu mwaka rero wa 2017 inyubako ya UTC yashyizwe muri cyamunara, aho yagurishijwe ku mafaranga angana na miliyoni 6
n'ibihumbi 800 z'amadolari y'Amerika kugira ngo n'ubundi hakemurwe ibibazo by'imyenda n'ibindi birego byari bihari birimo n'ubundi ukutishura maintenance z'iyo nyubako, abakora amasuku n'ibindi byinshi bitandukanye muri make bireba iyo nyubako byari byaragiye mu madeni, abashinzwe umutekano, yewe hari n'amafaranga yari afitiye amabanki. Byabaye ngombwa yuko rero umutungo we yari yarasize mu Rwanda utezwa cyamunara. Rero Rujugiro ayabatwa yaje gupfa mu mwaka wa 2024 akiri mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Kugeza ku munsi yapfiriyeho, umutungo munini yari afite mu Rwanda wari warafashwe uragurishwa, bituma rero atongera kugira uruhare mu bukungu bw'u Rwanda. Yari afite uruhare, yari umwe mu bakire bahambaye cyane. Ndakeka Rujugiro ayabatwa yarigeze no kuba uwa mbere mu bafite agatubutse mu Rwanda muri East Africa mu by'ukuri abanganyaga umutungo nawe bari bake cyane. Rero ibyo ngibyo nibyo byamugiraga umwe mu bantu b'ingenzi cyane. Yewe n'igihe yajyaga mu buhungiro yatekereje ko amafaranga yari asigaranye azamufasha kumubeshaho akajya gutangira ubuzima kandi ibintu bikagenda neza, ariko yagize inshuti mbi zamushoye n'ubundi mu bikorwa bigamije kurwanya guverinoma y'u Rwanda, aho yatangiye gutera inkunga ibikorwa bya RNC, bituma amafaranga menshi yari yaravanye ku butaka bw'u Rwanda ndetse no mu zindi business yari asigaranye ashirira muri ibyo bikorwa. Muri make yashaje ndetse yageze no mu minsi ya nyuma y'ubuzima, n'amafaranga menshi agitunze ubuzima bumumereye nabi muri Afurika y'Epfo, dore ko n'ubundi muri Afurika y'Epfo na n'inzu yari afite ku giti cye yabaga mu bukode. Kuri liste yacu rero ku mwanya wa kane turasanga n'ubundi Rwigara. Rwigara yari umwe mu bacuruzi bakomeye kandi bazwi cyane mu Rwanda mbere na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Yari afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birimo inganda, inyubako z'ubucuruzi, imitungo itimukanwa iherereye ahantu hakomeye cyane nko mu Kiyovu n'ahandi henshi. Yari yarashinze kandi Premier Tobacco Company, ni uruganda n'ubundi rwakoraga itabi, rukaba rwarabaye rumwe mu nganda zikomeye mu gihugu. Mu gihe cye rero Asenapoli yabonwaga nk'umwe mu bantu bakize kandi bafite uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'u Rwanda. Kugwa ke rero kwaje vuba cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, aho rwose Asenapoli Rwigara yashatse gukora ibinyuranyije n'amategeko, avuga ati nafashije inkotanyi nazihaye ubufasha, rero nanjye rwose zizamuruga ari kugira ngo nikorere ibikorwa byanjye. Atangira n'ubundi kugenda kwepa imisoro gutyo, gusa ariko yapfuye n'ubundi imitungo ye atari yakayihomba yose. N'ubundi nyuma y'urupfu rwe rwaturutse ku manuka y'imodoka mu mwaka wa 2015, nibwo hatangiye kubaho amakimbirane hagati y'umuryango we n'inzego za leta mu buryo bweruye. Ibibazo n'ubundi byarushaho gukomera cyane nyuma y'uko umukobwa we Diane Rwigara agaragaje ubushake bwo kwiyamamariza kuyobora igihugu. Nyuma yaho rero urwego rw'imisoro n'amahoro mu Rwanda rwashyize Premier Tobacco Company ku mwenda w'imisoro wavugwaga ko ungana na miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Kubera rero kutishyura n'ubundi wo mwenda, inzego zibishinzwe zafashe ibicuruzwa by'uru ruganda, imashini z'uru ruganda n'ibindi bikoresho bitandukanye, maze bimwe muri byo n'ubundi bishyirwa ku cyamunara. Uruganda rwari rwarubatse amateka akomeye cyane ari rwo Premier Tobacco Company Limited, rwakoraga n'ubundi itabi, rwaje guhomba ibyarwo n'ubundi birangira gutyo bitewe no kutishyura imisoro. Adeline Rwigara yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gutangira kuvuga uti twafashije inkotanyi, twageze gutya na gutya, none ngo bari kutwishyuza imisoro. Ibyo ngibyo n'ubundi nibyo byose bigaragaza ko ari cyo cyabaye mu by'ukuri iherezo ry'umutungo w'umuryango wabo. Muri make kutishyura umusoro nibyo byababanye ibibazo bikomeye cyane. Rero umuryango wa Rwigara wavuye ku rwego rwo kuba umwe mu miryango ikize kandi rwose ikomeye mu Rwanda, kuri ubu ngubu wagiye mu cyiciro cyo hasi cyane, aho rwose Adeline Rwigara asigaye abayeho mu buzima rwose bushaririye cyane, nta nzu ku giti cye agifite kandi atuye mu mahanga. Ameze nk'utuye mu buhungiro nubwo adafite nyirizina icyo yahunze, ariko mu by'ukuri
ubuzima bwe bwarahindutse, bwabaye bubi cyane ku rwego rudasanzwe. Rero dukomeje kuri liste yacu ku mwanya wa 5 turasanga Felicien Kabuga, birumvikana ntashobora kubura rwose kuri iyi liste. Mu mpera n'ubundi z'imyaka ya za 80 no mu ntangiriro z'imyaka ya za 90, Felicien Kabuga yari umwe mu bantu bakize cyane mu Rwanda. Yari afite umutungo munini wari ugizwe ahanini n'imirima y'icyayi, ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu, ndetse n'imitungo itandukanye mu mujyi wa Kigali. Yari afite n'imbaraga zikomeye mu gihugu, ku buryo n'ubundi umuryango we wari ufite imibanire ya hafi cyane n'abantu bakomeye muri politike y'icyo gihe, aho rwose bamwe mu bana be baje no gushyingiranwa n'abana ba Juvenal Habyarimana wayoboye Rwanda. Kugwa kwe rero kwaje kuza rwose mu buryo bukomeye cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 94, aho Kabuga n'ubundi yashinjwe kugira uruhare mu kuyitera inkunga, harimo gutera inkunga radio RTM yakwirakwizaga ubutumwa bw'urwango ndetse no gutanga amafaranga yo kugura imihoro yakoreshejwe muri jenoside. Nyuma rero y'uko ubutegetsi bwateguye jenoside busenyutse, nibwo yahise yigira inama yo guhunga, aba umwe mu bantu n'ubundi bashakishwaga cyane n'u Rwanda ndetse n'inzego mpuzamahanga. Mu myaka rero yamaze ahunga, umutungo we wari usigaye mu Rwanda wafashwe n'inzego za leta, harimo amazu, inyubako n'indi mitungo itandukanye. Umwe mu bantu bari bakize kurusha abandi mu Rwanda no muri Afurika yose, mu by'ukuri abarushaga umutungo Kabuga Felicien icyo gihe ni bake cyane. Yaje guhinduka umukene bitewe n'ibyaha yashinjwaga ndetse no kwiyirirwa yiruka iyo mu mahanga. Rero nyuma y'imyaka 26 yarahunze, Felicien Kabuga yaje gutabwa muri yombi, aho yafatiwe mu Bufaransa mu mwaka wa 2020. Umutungo we rero mpuzamahanga warafunzwe, naho umutungo yari afite mu Rwanda uguma mu maboko y'inzego zibishinzwe. Muri 2023 rero urukiko mpuzamahanga rwamukurikiranye rwatangaje ko rwose atagishoboye kuburana kubera ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima bwo mu mutwe. Rero yaje n'ubundi kwitaba Imana ejo bundi rwose muri mwaka 2026, ntacyo asize ku musozi, abana be ntacyo abasigiye, kubera ko n'ubundi byinshi mu byo yari yaraharaniye, imwe mu mitungo yari yarashatse iherereye muri Kenya no mu bindi bihugu bitandukanye birimo Algeria yagiye aturamo n'Ubufaransa. Ibyo byose n'ubundi byaje gufatirwa n'inzego zibishinzwe, bitezwa cyamunara, biba n'ubundi indishyi kubo Kabuga Felicien yahemukiye. Kuri liste rero ahangaha n'ubundi turasanga nanone umukire wa vuba ahangaha ari we Alfred Nkubiri. Alfred Nkubiri yari umwe mu bacuruzi bakomeye mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda. Yarazwi cyane nk'umuyobozi wa sosiyete Inasi, ariyo Enterprise Nkubiri Alfred da Supplies. Ikigo n'ubundi cyari gifite uruhare rukomeye mu gutumiza no gukwirakwiza ifumbire n'imbuto mu gihugu. Mu myaka rero myinshi Inasi yabaye umwe mu bacuruzi bakomeye mu bijyanye n'ibikoresho by'ubuhinzi, ikorana n'inzego zitandukanye mu gutanga ibifasha abahinzi. Kubera rero ibikorwa bye binini birimo ububiko bw'ibicuruzwa, imitungo n'ubucuruzi bwagutse, Alfred Nkubiri yari yarabaye umwe mu bantu bari bafite izina rikomeye mu bucuruzi bw'ubuhinzi mu Rwanda. Rero ibyo nawe ntabwo byigeze biramba, kuko n'ubundi ihungabana rye ryaturutse ku mpamvu zitandukanye, zirimo kwagura ubucuruzi ku rugero runini ndetse n'ibibazo by'imari byakurikiyeho. Yaje kugira amadeni manini, yari afite amabanki y'ubucuruzi agera kuri za miliyari z'amafaranga y'u Rwanda. Yaje n'ubundi kwisanga mu kirego, aho yashinjwaga kwiba leta miliyari zigera kuri 13. Muri icyo gihe kandi yahuye n'ibibazo n'ubundi by'amategeko mu buryo bukomeye cyane, birangira ahawe igihano cyo gufungwa igihe runaka. So rero amabanki nayo rwose niyigeze amworohera, ahubwo yahise akoresha inzira z'amategeko kugira ngo agarure amafaranga yari yaratanzwe, maze imitungo imwe n'imwe n'ubundi iri mu bubiko bunini, ndavuga warehouse, ibibanza n'ibikorwa remezo by'ubucuruzi, bishyurwa muri cyamunara uyu mugabo yari atunze. Ubuzima rero butangira kumubana isereri muri ubwo buryo, izina rye ryahise n'ubundi rijyaho icyasha, ku buryo kongera gukora business ari bimwe mu bintu byamugoye cyane. Rero nubwo nyuma Alfred Nkubiri yaje kugirwa umwere ku birego by'amategeko, yarakurikiranyweho byose n'ubundi yagizwe umwere kuri ibyo birego yarakurikiranyweho. Mu by'ukuri ibibazo by'ubukungu byari bimaze gusiga ibikomere ku bucuruzi bwe ndetse na business ze zose. Umutungo n'ibikorwa byinshi yari yarubatse byarasenyutse, kandi izina rye mu rwego rw'ubucuruzi
ryagiyeho icyasha. Ibyo ngibyo rero nibyo n'ubundi byamuvanye ku rutonde rw'abatunze agatubutse mu Rwanda. Twihuse rero undi turi bubone kuri liste ni Valence Kaje Guhakwa. Valence Kaje Guhakwa yari umwe mu bacuruzi bakomeye cyane mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no mu myaka yakurikiyeho. Yarazwi cyane nk'umwe mu bafite imigabane ikomeye cyane muri RP, sosiyete ikomeye cyane mu gukwirakwiza ibikomoka kuri peteroli, ndetse akaba yari afite nanone n'imigabane ikomeye muri Bakare, ni imwe muri za banki n'ubundi zari zikomeye cyane muri iyo myaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94, ndavuga n'ubundi mu myaka ya za 2000 kuzamura. Yari afite rero umutungo munini mu byerekeye inyubako, ibikorwa bya peteroli n'amafaranga yari muri banki. Ibi byatumaga rero aba umwe mu bantu bari bafite ijambo rikomeye mu bukungu bw'u Rwanda n'akarere. Rero mu ntangiriro z'imyaka za 2000 Kaje Guhakwa yagiranye kutumvikana gukomeye n'ubutegetsi bwariho, bituma ava mu Rwanda ajya kuba mu buhungiro. Nyuma rero kuva mu gihugu, umutungo we wasigaye mu Rwanda wagizweho ingaruka n'ibibazo by'amategeko n'ibyerekeye imitungo ititabwaho. Imigabane ye muri Bakare yarafashwe ndetse igurishwa mu buryo bwakurikiranywe n'amategeko y'icyo gihe, ndetse n'indi mitungo ye irimo inyubako n'ibikorwa bya peteroli byaje n'ubundi kugira ibibazo bitandukanye. Valence Kaje Guhakwa rero yamaze imyaka ye ari mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yapfuye muri 2021, aho rwose atabashije kongera kugira ububasha n'ubundi ku bwami bw'ubucuruzi yari yarubatse mu Rwanda. Yapfuye n'ubundi atakiri umukire. Kuri liste turasanga nanone Paul Muvunyi yari umwe mu bacuruzi bazwi cyane mu Rwanda, aho yari yarubatse umutungo binyuze mu bikorwa by'ubukerarugendo, amahoteli n'ubuhinzi. Yamenyekanye cyane no mu mupira w'amaguru ubwo yayoboraga ikipe ya Rayon Sport, ibintu byamuhaye izina rikomeye mu bantu benshi. Kimwe mu bikorwa bye rero byari bizwi cyane ni Kivu Safari Lodge, icumbi ry'ubukerarugendo ryo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi birimo imirima y'icyayi n'ikawa mu ntara y'Iburengerazuba. Kugwa ko rero kwaje vuba cyane kuko n'ubundi ibibazo bye byatangiye nyuma y'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumufashe hamwe n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Yakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko zitari ukuri ndetse no gukoresha uburyo bunyuranyije n'amategeko kugira ngo abone ubutaka bwari bugizwe n'umutungo wa leta. Ibibazo n'ubundi byamaze igihe mu nkiko, aho ibingibi byagize ingaruka ku bikorwa bye by'ubucuruzi. Konti zimwe z'amafaranga yari afite zarafunzwe, ndetse n'abafatanyabikorwa bamwe na bamwe batangira kuva ku ruhande rwe kubera ibibazo by'amategeko byari bimugaragiye icyo gihe. Rero nubwo Paul Muvunyi yakomeje guharanira kwisobanura kugira ngo n'ubundi abumwere mu nkiko, ibibazo yagiye ahura nabyo byagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bwe. Bimwe mu bikorwa bye rero by'ubukerarugendo n'ubuhinzi byahuye n'ibibazo birimo gufungwa, kuvugururwa kw'amasezerano cyangwa guhinduka mu micungire. Uyu munsi rero abaye ubuzima butuje, ntabwo akiri ku rutonde rw'abakire. Bamwe bamushinja ko rwose yahombye buri kimwe yari afite. Kuri uru rutonde rero turasanga n'ubundi turasanga nanone Jean-Dieudonné Niyitegeka. Jean-Dieudonné Niyitegeka yari umwe mu bacuruzi bashya bari kuzamuka cyane mu gihe Kigali n'ubundi yagendaga itera imbere mu bijyanye n'imijyi n'ubucuruzi. Yashoye amafaranga menshi mu kubaka inyubako nini cyane z'ubucuruzi, ibibanza by'ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'ubwikorezi. Yarazwi nk'umwe mu bantu bahagarariye igisekuru gishya cy'abacuruzi b'Abanyarwanda bari bafite icyerekezo cyo guteza imbere umutungo utimukanwa. Mu gihe runaka yabonwaga nk'umwe mu bashoramari bari bafite uruhare rukomeye mu guhindura isura y'umujyi wa Kigali. Muri make yari umwe mu bakire bafite inyubako zigezweho kandi zihagazeho i Kigali. Rero ibyo nawe nibyigeze biramba. Kugira ngo n'ubundi yubake inyubako ze nini cyane z'ubucuruzi, Niyitegeka yakoresheje inguzanyo nini z'amafaranga avuye mu banki y'ubucuruzi. Ariko uko isoko ry'amazu y'ubucuruzi ryagiye rigira ihindagurika, amafaranga yakuraga mu bukode bw'inyubako n'ubundi ntiyabashije gukomeza n'ubundi kungana n'amafaranga yasabwaga mu kwishyura inguzanyo yari yarafashe. Yaje n'ubundi kunanirwa kwishyura amadeni yari amaze kugira muri miliyari nyinshi z'amafaranga y'u Rwanda. Amabanki nibwo yahise afata umwanzuro
umwanzuro atangira gukoresha inzira z'amategeko kugira ngo agarure amafaranga yayo. Bimwe mu byari bigize umutungo we birimo inyubako z'ubucuruzi i Kigali, ibyo byose rero byashyizwe muri cyamunara. Ibi ngibi rero byamushyize n'ubundi ku rwego rwo hasi cyane, yisanga n'ubundi mu buzima bw'abakene. Kuri iyi liste rero turasanga nanone Mark Kabandana. Mark Kabandana yari umwe mu bayobozi bari bafite umwanya ukomeye mu nzego za leta. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imiyoborere n'ubutegetsi, aricyo RIAM. Usibye umwanya ukomeye yari afite muri leta, yari afite n'ibindi bikorwa by'ubukungu birimo ishoramari mu mitungo itimukanwa, imodoka zihenze n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Yagaragaraga nk'umuntu ubundi wize, ufite ububasha n'ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru mu bantu bari mu nzego z'ubuyobozi. Uyu Mark Kabandana iyo adahura n'ibibazo yahuye nabyo, ubu ngubu yari kuba umwe mu bakire batunze agatubutse ku butaka bw'u Rwanda. Ariko ibyo nawe ntibyigeze bitinda. Ubuzima bwe bwahindutse nyuma y'iperereza rikomeye ryakozwe mu rwego rwo kurwanya ruswa. Yashinjwe ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, gukoresha nabi ububasha yari afite no gukoresha nabi amasoko n'ubundi y'akazi ubwo yarayoboye RIAM. Nyuma rero y'urubanza yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 n'igice, ndetse ategekwa no gutanga amafaranga n'umutungo byari bigamije kugaruza ibyangijwe. Bimwe mu byo rero yaratunze byarafashwe ubundi bigurishwa kugira ngo n'ubundi hishyurwe amafaranga yari yaranyereje cyangwa se yari yarebye, niko nabivuga. Rero nyuma yo kurangiza igihano cye cya gereza, Mark Kabandana yagarutse mu buzima busanzwe, ariko atakiri ku rwego rw'ubukungu n'icyubahiro yari afite mbere. Ibyatumye n'ubundi bitangira kumuganisha ku rwego rwo kuba umwe mu bantu rwose badatunze bya mirenge ku butaka bw'u Rwanda. Muri make nawe sakiri kuri liste rwose y'abafite byibuza na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi yari umwe mu bantu bafite miliyari menshi y'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'ubundi na business yari afite ndetse n'imyanya yabarizwagamo. Kuri liste nanone rero turasanga Silas Majyambere. Kuri liste rero nanone turasanga Silas Majyambere. Silas Majyambere yari umwe mu bacuruzi b'abanyarwanda bazwi cyane mu mpera z'ikinyejana cya 20. Bisobanutse neza ko ari mu mpera n'ubundi zo mu myaka za 90 na twinjira muri za 2000. Yubatse n'ubundi ubucuruzi bunini bwambukiranya imipaka, aho yakoraga ubucuruzi bwo gutumiza no kohereza ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburasirazuba no hagati. Yari afite ibikorwa birimo amahoteli, inyubako z'ubucuruzi n'ibikorwa byo gutwara ibintu, ibituma bamwe n'ubundi bari baratangiye kumwita umwe mu bakire ba mbere mu Rwanda. Rero ibyo nawe mu by'ukuri byihuse gusenyuka. Ibibazo bye byatangiye n'ubundi nyuma y'uko habayeho kutumvikana gukomeye kwa politike n'ubutegetsi bwariho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubera impungenge z'umutekano we, yavuye mu Rwanda ajya kuba mu mahanga, aho yagiye aba mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'Ububiligi. Kuba yarabaye rero hanze y'igihugu igihe kirekire byatumye umutungo we n'ubundi wari usigaye mu Rwanda ugira ibibazo. Bimwe mu bikorwa bye by'ubucuruzi, ubutaka n'inyubako byagiye bigira ibibazo by'amategeko, birafatirwa n'ibindi biragurishwa mu nzira n'ubundi zitandukanye. Ibi ngibi rero nibyo byamukuye kuri liste y'abakire, ndetse kubera gutura mu buhungiro igihe kirekire byamugezeho mu by'ukuri ingaruka zikomeye cyane. Kuri liste nanone turasanga Dr. Charles Kinutia. Dr. Charles Kinutia benshi muramuzi, yari umushoramari w'umunyamahanga wamenyekanye cyane mu Rwanda, avuga ko ari umuhanga mu bijyanye no guteza imbere umutungo, ishoramari ndetse no kwigisha abantu uburyo bwo kugera ku bukire. Yaje mu Rwanda agaragaza isura y'umuntu ufite uburambe mpuzamahanga mu by'ubucuruzi n'imiyoborere y'imari. Yateguye inama nini cyane yiswe Wealth Conference, yabereye ahantu hakomeye i Kigali, aho yasezeranyaga abitabiriye amahugurwa inyungu zitandukanye zirimo amafaranga yo gukoresha ku mbuga mpuzamahanga ndetse n'amahugurwa y'agaciro. Abantu benshi rero bitabiriye iyo nama bishyuraga amafaranga yo kwiyandikisha, ibyatumye haboneka amafaranga menshi mu gihe gito.
icyo gikorwa rero cyaje kugira ibibazo bikomeye ku munsi nyirizina n'ubundi w'inama, ubwo abantu benshi bari baje bitabiriye iyo nama n'ubundi bagaragazaga akavuyo n'ibibazo bijyanye n'ibyo bari basezeranyijwe. Nyuma rero yaho inzego z'ubugenzacyaha zatangiye gukurikirana icyo gikorwa. Dr Charles Kinutiya benshi bari bazi nk'umukire nibwo yafashwe atangira gukurikiranwaho ibyaha birimo n'ubundi buriganya no gukusanya abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rero rwamukatiye igifungo cy'imyaka 2 ndetse runategeka ko amafaranga yari yarakusanyijwe agarurwa kugira ngo afashe abari baratanze amafaranga muri make bishyurwe. Nyuma yo kurangiza n'ubundi igihano cye, ubucuruzi bwe n'izina rye mu Rwanda byari byarashegeshwe cyane. Amafaranga yari yarakusanyijwe muri icyo gikorwa yaragaruwe, kandi ibikorwa bye by'ubucuruzi nibyongera none kugira imbaraga nk'uko byari byitezwe. Yavuye mu Rwanda asize inyuma izina ry'ubucuruzi ryari ryarangiritse ndetse nta mutungo ukomeye n'ubundi yari agifite muri iki gihugu. Yaje mu Rwanda ari umunyamahanga udafite byinshi, ariko igihe yari mu gihugu yageze kuri byinshi, afungura zimwe muri business zikomeye zihagazeho, yigukana icyizere cy'abandi bakire. Ibyo ngibyo ni byamugejeje ku gasongere mu gihe gito cyane, ariko nanone abihomba mu gihe gito cyane mu gihe yageragezaga gukora icyo twakita nka scam mu kwizeza abantu ibitari byo, bituma n'ubundi ahomba na duke yaratangiye kugeraho. Ubu ngubu ni umukene wo hasi cyane. Kuri list rero turasanga n'ubundi Dieudonné ishimwe umenyekanye cyane nka Prince Kid ari ku mwanya wa 13, ari nako rero tugana ku musozo. Dieudonné ishimwe uzwi cyane ku izina rya Prince Kid yari umwe mu bantu bari bafite uruhare runini cyane mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Igihe yari amaze n'ubundi mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, yari amaze kugira kuri byinshi, ari ku rwego rwo gutura mu nzu igeretse, afite n'izindi nyubako nyinshi zimyinjiriza akayabo mu Rwanda. Yari umuyobozi mukuru wa sosiyete yiswe Rwanda Inspiration Backup, ikigo n'ubundi cyari gifite inshingano zo gutegura amarushanwa ya Miss Rwanda. Iyi Rwanda Inspiration Backup mu by'ukuri yarabereye umuyobozi mukuru, yamwinjirizaga akayabo buri mwaka biturutse muri donation ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mwanya n'ubundi watumye agira uruhare rukomeye mu myidagaduro, abona abafatanyabikorwa benshi mu bucuruzi, abona n'imibanire n'abantu bakomeye mu gihugu. Yamamazaga ibigo bikomeye nka MTN Rwanda, Airtel, Beka n'ibindi byinshi bitandukanye birimo na za Burarirwa. So rero yabonwaga nk'umwe mu bantu bakiri bato bari kuzamuka neza cyane, ariko ubuzima bwe rwose bwaje guhinduka nyuma y'uko RIB imufashe akurikiranywe ibyaha bikomeye birimo ibirego by'ihohotera rishingiye ku mibonano mpuzabitsina no gukoresha n'ububasha yari afite. Ibibazo rero byateje impagarara zikomeye cyane mu gihugu, ndetse bituma amarushanwa ya Miss Rwanda ahagarikwa mu buryo bwa burundu. Sosiyete rero yaje n'ubundi gutakaza uruhare yari ifite mu gutegura iri rushanwa, kandi abafatanyabikorwa benshi mu bucuruzi batangira kuva ku ruhande rwe. Rero nibwo ibyo byose byahombye, kuko yaje kujya mu buhungiro, buri kimwe cyose yari afite agihomba muri ubwo buryo. Ku mwanya 12 turasanga Gasana. Gasana rero yari umwe mu bayobozi bakomeye mu nzego za politike n'ubuyobozi mu Rwanda. Yabaye mu myanya ikomeye irimo ukuba mu nshingano mu nzego z'umutekano, ndetse aza kuba n'ubundi na guverineri w'intara y'Iburasirazuba, nyuma za no kuyobora intara y'Amajyepfo. Kubera rero imyanya ikomeye yari afite ijambo rikomeye mu miyoborere y'igihugu, ndetse yari afite umutungo ukomeye cyane yabonye binyuze mu ishoramari mu buhinzi, ubutaka n'imitungo itandukanye. Yafatwaga rero nk'umwe mu bantu bari bafite ububasha n'imbaraga mu nzego za leta. So rero kugwa kwe nabyo byaje vuba hanga, kuko n'ubundi mu mpera za 2023 ubuzima bwe bwa politike bwahindutse mu buryo butunguranye cyane, aho n'ubundi yaje guhagarikwa ku mirimo ye bikozwe n'umukuru w'igihugu. Nyuma rero aza gufatwa na RIB. Yaje gufatwa akurikiranwe ibyaha birimo gukoresha nabi ububasha yari afite, ndetse n'ibirego byerekeye ruswa, aho yashinjwaga gusaba umushoramari gukora imirimo ku mutungo we bwite mu buryo bufitanye isano n'inshingano za leta yari afite n'ubundi. Nyuma rero gutangira gukurikiranwa, umwanya yari afite n'imbaraga za politiki yari afite byaragabanutse cyane. Imitungo ye imwe yashyizwe mu igenzura, mu gihe indi n'ubundi yagiye ifatwa.
so rero ubuzima bwe n'ubundi bwaramukomereye cyane kuko yahumbye byose mu kanya gato nk'ako guhumbya nyuma yo gutabwa muri yombi. Emmanuel Gasana n'ubundi avugwaho kuba yari umwe mu bantu bari bafite agatubutse ku butaka bw'u Rwanda. So rero uwa nyuma kuri iyi liste nta wundi ni Denis Karera. Denis Karera n'ubundi yari umwe mu bacuruzi bazwi mu bijyanye n'imitungo itimukanwa mu Rwanda. Yari yarabanje kuba umukozi ukomeye mu nzego z'umutekano nyuma za kwinjira mu bucuruzi no mu rwego rw'abikorera. Yabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda, cyane cyane mu kigo cya PSF, Rwanda Private Sector Federation, ndetse agira uruhare mu guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi bw'abikorera. Yarazwi cyane nk'umushoramari wubatse ibikorwa binini by'imitungo i Kigali birimo inyubako z'ubucuruzi n'imishinga y'amazu agezweho. Rero igihe cyaje kugera atangira kubonwa nk'umwe mu bantu babizerwa kandi batangiye kugira umutungo. Yari afite umutungo ubarirwa muri miliyoni zirenga 100 z'amadolari y'Amerika. Rero ibyo nawe byaje kwihuta cyane ahomba byose kuko n'ubundi ibibazo bye byatangiye nyuma yo kwagura ibikorwa bye by'ubucuruzi akoresheje inguzanyo nini z'amabanki y'ubucuruzi, ndetse n'ibibazo byaturutse ku igenzura ryimbitse ku mishinga imwe n'imwe y'imitungo yari afite. Yaje guhura n'ibibazo by'amategeko ndetse afungwa igihe gito. Ibintu byateje impungenge mu bafatanyabikorwa be mu bucuruzi, atangira n'ubundi guhomba umutungo we. Ibi byatumye rero bamwe n'ubundi mu bashoramari n'amabanki batangira kugira amakenga ku mishinga ye mu gihe amadeni yakomezaga n'ubundi kwiyongera. Kubera rero kugabanuka kw'amafaranga yinjizaga cyangwa se yinjiraga mu bikorwa bye, imwe mu mishinga ye y'imitungo yagize ibibazo, ndetse amabanki atangira n'ubundi gukoresha inzira zo kwishyuza amadeni yari afitiwe. Hari imitungo rero imwe yashyizwe mu kaga ko kugurishwa muri cyamunara kugira ngo hishyurwe imyenda. Rero ubuzima bwe nyuma y'ibi byose nuko Denis Karera n'ubundi ategeze agera ku rwego rwo gufungwa igihe kirekire. Ibibazo n'ubundi yagize byahungabanyije cyane isura ye nk'umushoramari ukomeye kandi wizerwaga. Imishinga imwe rero yarahindutse, indi iragabanywa. Nanone kuri ubu ngubu twavuga ko nubwo yakennye cyangwa se nubwo yavuye kuri liste y'abatunze agatubutse mu Rwanda, ariko aracyashaka uburyo n'ubundi yakongera akisanga ku gasongero. Ariko nanone Denis mu by'ukuri bivugwa ko ari umwe mu bakire bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ariko batigeze bahura n'ibibazo byo gukena burundu. Muri make aracyafite uko yibeshejeho. Ngayo nguko rero reka dusubikira ahangaha. Ndizera ko mu by'ukuri wasobanukiwe ndetse wakuyemo isomo rikomeye cyane ku bageze ku gasongero, ariko birakarangira rwose bisanze hasi cyane. Reka dusubire ari nako nkusaba gukora kuri subscribe kugira ngo inkuru n'amakuru mashya bijye bikugeraho ku gihe mu buryo bukoroheye cyane. Wowe ugeze kuri uyu munota wa mbere, ndagusabira imigisha myinshi.